bene data ndabasuhuje mu bigabane itandukanye. Nukuri ndanezerewe uyu mwanya kugira ngo nsangize bene data muri Kristo Yesu ibindimo, kuko muri njyewe harimo amateka y'Imana, muri njyewe harimo icyo nakwita ngo ni mize no kuvuga ko ni inzu ndangamurage Imana yashize amateka muri njyewe, bituma nshaka kugira ngo nyasangize abatuye uyu mugabane w'isi. Rero ndatekereza ko hari benshi banzi, hari n'abatanzi, ariko nagira ngo mbanze mbibwire kugira ngo nkomeze tuganire. Ariko mbere yuko mbibwira, reka mbanze nsabe imbabazi, kuko nabaye muri byinshi, nakoze byinshi. Hari abantu bamperuka kera nkiri muri Egiputa, ariko ubu ngubu nageze i Kanani. Rero waba nziho ko nigeze kunywa inzoga, sinazinyweye igihe kirekire, ariko narazinyweye. Umuntu wenda ashobora kumbona ico gihe, yantekereza ico gihe, wenda abonye iyi video akavuga ati uriya ni wa musinzi, uriya ni wa munyabyaha. Oya, navuyeyo, ubu ngubu ndi umwana w'Imana, ubu ndakorera Imana. Rero kuri buri muntu wese waba yaranziho ikibi, rwose ababarire, kuko ni umuntu w'Imana, ndashaka kuja mu ijuru. Rero reka mbibwire, amazina nitwa Ngomanziza Kanenge, ni amazina yanjye. Ariko muri iyi minsi ya vuba hari andi mazina Imana yampaye. Ubu ngubu nitwa Gideyoni, umunyembaraga, umukozi w'Imana, pasiteri cyangwa se umushumba cyangwa se umwungeri, iryo wanyita ryose muri ayo ngayo, rwose ni amahoro. Rero kaze muri kino kiganiro, kaze kugira ngo mwumve imirimo y'Uwiteka Imana. Reka mbere yuko tugira ico tuvuga cyangwa se dutangira ikiganiro, reka banze senge kugira ngo Imana ibidushoboze, kuko ni ubwa mbere ngiye kuri kamera. Biragoye, ikintu umuntu agiye gukora bwa mbere, ariko Imana irabidufashamo. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu urakomeye, ugira neza, kuko imigambi yawe ni myiza kuri twebwe. Uyu ni umunsi nategereje cyane. Ndabizi yuko ico wavuze, ijambo ryawe niko rivuga ngo ico wavuze uragikurikirana imyaka 1000, ariko ukagisohora. Rero turagushimiye kuko uyu munsi ugeze, umunsi natekereje cyane, no kuri ndagushimiye. Rero ngiye kuvugana na bene data batuye ku isi hose, kugira ngo bazakomeze bumve ibiganiro cyangwa se ubuhamya bukuye muri njyewe, kugira ngo nabo ahari Imana yabagenderera, ahari wabagenderera nawe ukabakurayo, bakava aho narindi, bakava muri Egiputa. Rero kugira ngo Uwiteka utugirire neza, kandi buri muntu wese uzumva kino kiganiro azafashwe, afata ingamba nawe aveyo. Rero urakoze mu kubyumvise, urakoze mu kubikoze, ni mu izina ryawe Yesu tubisabye twizeye, amen. Karibu rero tuganire. Rero reka mbanze nshima Imana. Mu by'ukuri Imana ni nziza igihe cyose. Ndashima Imana kubera ko ndavuga ibintu nka bibiri. Ndashima Imana kuko yabonye ko ndi uwo kwizerwa, ikampa umurimo wayo.
ni umurimo nkunda, umurimo w'ubushumba ni umurimo nkunda cyane, kubera ko wanyegereje hafi n'Imana cyane. Nari kure ariko Imana yangiriye neza impereza umurimo wayo, ni ukuri ndayishimiye cyane. Kigira kabiri, ndashima Imana kuko yangize mize yayo, ni ukuvuga ko yafashe amateka yayo iyashira muri njyewe, kugira ngo ahari umuntu azaze ayasure nawe akuremo amasomo azamufasha mu buzima. Ndabizi kuko bizagenda neza, nunkurikirana nzakubwira ayo mateka, kandi ndabizi kuko azakwigisha aho utuye hose. Ni isomo ry'ubuzima rikomeye cyane, ndabizi ko rizagufasha. Hari ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Zaburi 105 umurongo ndatekereza ko ari wa 7, haravuga ngo Uwiteka niwe Mana yacu, ngo amateka yiwe ngo ari mu isi yose. Yesu ashimwe. Iryo jambo ni ijambo ryamfashije. Ndasuhuza mwene data Rutambwe Gedeo ari mu Bwongereza, n'umugabo nkunda cyane, ndamusuhuje hari, Imana imufashe. Iryo jambo yari impaye mu 2012, yari igoma, bari bamutumiye mu giterane, noneho araza umwabarire, noneho arambuka. Nari ntuye Gisenyi, bambwira kuko Rutambwe Gedeo ari kuri Goma muri Kongo. Noneho ndambuka kubera ukuntu mukunda, umukozi w'Imana nkunda cyane, aza yubaka ubuzima bwanjye, asoma rino jambo. Icyo gihe hari insekirite, ariko kubera ukuntu namukundaga ndambuka njya kumutegera. Arangije asoma rino jambo, ryandikwa ku mutima wanjye, ndarikunda cyane. Ndagira ngo nawe rigufashe, ryanditse mu mutima wanjye, ryandikwa mu bitekerezo byanjye, aho ngiye hose iryo jambo riranyubaka. Iravuga ngo Uwiteka niwe Mana yacu, ngo amateka ye ngo ari mu isi yose, ngo yibuka isezerano rye ibihe byose, ngo ijambo yategetse ngo aryibuke ibihe ibihumbi, ngo ni isezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiriye Isaka, akayikomereza kuba itegeko, ayikomereza kuba isezerano ridashira. Ati niwe nzaha igihugu ca Kanani kuba umwandu ukugenewe, ngo umubare wabo ngo ukiri muke cyane, ngo nabo warabashitsi ngo muri ico gihugu, ngo bazerera mu butayu, ngo bava mu bwami bajya mu bundi, ngo ndiyakundira ko umuntu ngo bagirira nabi, ngo yahaniye abami ko babarenganya, ngo ntimukore kubona size, ngo ntimugire ico mutwara abahanuzi banjye. No kuri iryo jambo ryaramfashije. Rero ayo ni amateka Imana yanditse muri njyewe. Murongo wa 7 niho mvugaho cyane, yaravuze ngo Uwiteka niwe Mana yacu, ngo amateka ye ngo ari mu isi yose. Imana izigenda irema amateka ahariho hose. Yesu ashimwe. Kuri buri muntu wese. Ejo bundi Imana yaremye amateka mu rusengero rwacu, umushumba mukuru wacu Apotre Paul Bisengo, ndamusuhuje ahari. Mu muryango wabo babyaye umwana nyuma y'imyaka 10, ndatekereza. Ayo ni amateka Imana yashize muri cace yacu ya Rehoboth. No kuri Imana yakoze umurimo ukomeye. Rero amateka ni ikintu gikomeye cyane iyo washatse kumenya neza. Abafaransa bazya bavuga ngo pour mieux sauter ngo il faut reculer. Nuvuga ngo iyo ushaka gusimbuka ubanza gusubira inyuma. Nushaka kumenya ubwenge, nushaka kumenya ubwenge bw'Imana, ujye usoma amateka y'abantu, usoma amateka y'ibyabaye, urebe ibyatambutse, urebe usubiremo kugira ngo nawe uzakomeze imbere. Nukuri
Imana irema amateka buri muntu, kuri buri muntu wese. Nanjye amateka yashize muri jyewe ni amateka akomeye. Ndakwifuriza kugira ngo uzakomeze unkurikirane, nzakubwira byinshi kandi ndabizi kuko bizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ni ukuri Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Hari umuririmbyi wavuze ngo nubona ko mbyibagiwe, o Yesu ngo uzanyibutse, ngo wa muvu w'amaraso wameneye igorogota, ngo sinzibagirwa igihe nakirizwaga. Izo ni indirimbo zijya zidufasha. Hari umuririmbyi wo mu gitabo cyo gushimisha, indirimbo ya 427, reka nyiririmbe hasigaye nkomeze. Iravuga ngo urukundo rwa Yesu koko rwatugezemo, rudukura mu kaga ko kunesha iby'iyi si. Yesu arakiza, Yesu arakiza, Yesu arakiza, niwe wankijije. Mwemeye kwabakiza mukabambanwa nawe, Yesu azabajyaniwe mu bwiza budashira. Yesu arakiza, Yesu arakiza, Yesu arakiza, niwe wankijije. Abahawe umwuka we mugahinduka basha, muje mumunambaho muzageza kugupfa. Yesu arakiza, Yesu arakiza, Yesu arakiza, niwe wankijije. Yesu arakiza, Yesu arakiza, niwe wankijije. Je nararwaye, nari narasaze, niko atera imeze ubu ngubu, cyangwa se no mu gitabo no muri Bibiliya biranditse ngo umusazi. Nari umusazi ariko Imana yarankijije. Ayo ni amateka yashize muri jyewe kugira ngo umuntu wese ahari, ushobora kuba ufite umurwayi urwaye indwara yo mu mutwe, ushobora kuba ufite umugenzi wawe cyangwa inshuti yawe yararwaye mu mutwe, ariko Yesu arakiza, Yesu arakiza. Mu mwaka wa 2015 Yesu yarankijije, nararwaye narasaze ariko arankiza. Ubu ndi umukozi w'Imana, nzayivuga iyo neza. Umuririmbyi niko yavuze ngo nzavuga iyo neza wangiriye, iyo neza nzayivuga, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza nkiriho. Sinzaceceka kandi sinzatuza, nzavuga iyo neza nkiriho. Umutima wanje wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima kubyo wankoreye. Ndarindi turo mfite ryo gutura uretse umutima wanje utegeke. Nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza iriho. Iyo neza nzayivuga, ntago nzaceceka
ntago nzaceceka kuyivuga. Rero nawe mugenzi wanje, vuga iyo neza yakugiriye, vuga iyo neza. Ubu ni jewe ndi kubivuga, nawe Imana yaremye amateka muri wewe, yagukuye ahantu wenda wari mayibobo, wari umutindi, wari umurwayi, wari urwaye indwara itandukanye, ariko Imana yaragukijije. Vuga ayo mateka Imana yashizemo, nta yindi mpamvu yayashize muri wewe, ni ukugira ngo Imana yerekane imbaraga zayo. Imana yerekana imbaraga zayo kuri buri muntu wese, kandi ntizivuga ngo uyu ni umupagano, uyu nguyu ni umukirisitu. Izinyuza amateka yiwe ahariho hose kuri buri muntu wese, inyuzamo amateka yayo, kugira ngo ibyaremwe byose bimenye kuko Imana iriho kandi ikora kandi ivuga, izikora, izikiza. Imana irakiza. Yesu ashimwe. Reka anshimire umushumba wacu mukuru Apostle Paul Bisengo. Nukuri ni umukozi w'Imana nkunda cyane, yanguye kure. Imana yaramukoresheje mu buryo budasanzwe. Abona impano iri muri njyewe, arampagurutsa asinziriye ndahantu ndi kure cyane, ariko arambyutsa ati ngwino nkwereke inzira, ngwino nkwereke inzira, ngwino Yesu aragushaka, ngwino nkorere. Arambyutsa anyereka inzira, anyereka inzira, arambwira ati ngwino ukorere Imana, ngwino ukorere Imana. Nukuri ndamushimira cyane. Hari amazina njya mwita, n'umushumba wanjye mukuru namwise ngo ninza aho yankuye kuko nari nsinziriye, ariko arambwira ati ngwino. Mu by'ukuri nabonaga ari umurimo ukomeye, kugira ngo ube umushumba ni umurimo uremereye cyane. Narawutinyaga, nta nubwo nari nakabwiriza n'umunsi n'umwe, oya, ntabyo nari nzi, ariko arambwira ati ngwino. Ambwira amagambo meza, aravuga ngo shobozwa na yose. Ni ijambo ry'Imana rikora bivuga ngo shobozwa na Kristo ko ari umumaraga. Arongera arambwira ati ntizihamagara ngo abakomeye, ngo ahubwo izikomeza abo yahamagaye. Rero ndamushimiye yuko yabonye impano iri muri njyewe, akayibona rwose, akayirera neza. Ubu nkaba ndi umukozi w'Imana ufatika, kandi ndakomeye, kandi ndakomeje urugendo. Ni ukuri ndamushimiye. Ejo bundi twarasenze, Imana irema amateka mu muryango wiwe. Ni ukuri ndamushimiye, abaye umwana w'umuhungu. Imana imugire neza ahari. Ni ukuri ndamushimiye bivuye ku ndiba y'umutima wanjye, kandi ndabizi neza kuko tuzakorana byinshi. Hari byinshi tugiye gukorana, ibintu byinshi. Imana ni kwizikora, niyo migambi yayo ku mwana w'umuntu. Umwana w'umuntu burya buri aho ngaho utazi yuri, ariko Imana yagutunze urutoki, Imana yagutunze ukuboko. Ni ukuri Imana izi gukomeza, kandi ndabizi neza cyane ko izi gukomeza. Usibye ko abantu ntibajya babimenya, iyo Imana yaguhamagaye ugasanga ntuyigiyemo cyane, ntusenze cyane, ni ukuri ibyo bintu ntabwo ari byiza. Ugomba gusenga cyane kugira ngo Imana ikomeze ibyutse impano ikurimo. Ni ukuri ndamushimira cyane ahari n'umuryango we na madamu wiwe, ndabashimira cyane. Ikindi kandi ndashimira madamu wanjye, ni umudamu mwiza cyane, ndamukunda cyane n'umutima wanjye wose, kubera kuko yankunze urukundo rukomeye kugira ngo akunde umuntu wari warasaze. Ni ibintu bikomeye, ntabwo ushobora kubyumva. Nafashe irembo umunsi wa mbere, nafashe irembo ku munsi wa gatanu, ku wa gatandatu ndarwara, bantwara mu bitaro Indera. Ni ikintu gikomeye cyane, ariko ndashimira madamu. Sinzi ukuntu nabona, nzakomeza mbivuge, muzakomeza mubikurikirane. Madamu ni intwari ikomeye cyane. Yaransuye mu bitaro ndi Indera, ndyamye ku zuba. Ndamushimira cyane. Arambwira ati humura, iyi ni imyambi ya Satani, ariko turi kumwe. Ariko nari nzi kuko ari aho ngaho bizekeraho, ari aho dusezeranye, ariko yakomeje kunsura kugeza aho twubatse urugo. Ubu turubatse, dufite abana 2. Ni ukuri Imana ntabwo itagize. Ndamushimiye cyane, ndamushimiye cyane, kandi ndamwubaha.
njya nirinda no kugira ikintu cyose namubabaza. Uriya ni zahabu yanjye, ni zahabu yanjye. Sinzi ukuntu nabivuga rwose, ndamushimiye, zakomeza mbivuge. Ikindi kandi ashimira n'ababyeyi biwe, sinzi ukuntu nabivuga kugira ngo ushingire umuntu wari warwaye mu mutwe, ni ikintu gikomeye. Ababyeyi barabyumva, ariko papa wanjye ahari, data bukwe na mukecuru, nukuri ndabashimira cyane cyane cyane. Nzakomeza mbivuge. Ikindi kandi ndashimira n'abavandimwe banjye, bambaye ba Mose, babaye niko navuga ngo ni babaye ba intwari kuri njyewe, kuko hari benshi barwaye mu mutwe kandi bagenda bazerera hano hanze mu mijyi, bagenda bazerera, ariko babuze abantu babafata neza ngo babajyane mu bitaro, abaganga babakurikirane, kuko abaganga nabo ni abantu bakora ikintu gikomeye cyane, kuko iriya miti bahereza abarwayi ni ikintu cyakozwe n'ubwenge bwabo, ariko n'Imana yabikoze. Uriya iyo uterebye no mu gitabo cyo kuva, Mose ahamagarwa n'Imana bazamuka umusozi Sinayi, Imana yaramubwiye ati ushake abantu bazagufasha kubaka ririya hema ry'ibonaniro. Ati harimo Uri n'abagenzi biwe, abo ngabo nabashizemo ubwenge bwanjye, abo ngabo nibo bazubaka, nibo bazashyira mu bikoresho byose. Rero n'abaganga nabo, buriya abaganga ni abantu bakomeye cyane. Abaganga baza bareba umurwayi bakamukurikirana, bakamukiza. Rero shimira abavandimwe banjye, ntago barese ngenda. Hari benshi bagenda mu mihanda, ariko baramfashe. Hariho n'abandi batabizi, wenda mushobora kubona iyi video, wenda ati uriya muntu yari yararwaye mu mutwe. Kubera twatandukanye igihugu, isi yose, abantu baziranye ni benshi cyane, ariko bambona ubwa mbere bagatangara. Ariko n'ukubera abavandimwe banjye baramfashe, baramfata neza. Umunsi wa mbere nafashwe ndi haruguru y'urusengero rwa Zion Temple mu Gatenga, neza hafi y'umusigiti w'Abayisilamu, munsi y'umurenge. Naho ngaho niho nafatiwe, ariko mu masegonda bari bangezeho, baramfata banjana mu bitaro. Nukuri ndabashimira cyane, nzagenda mbivuga, ndabashimira by'umwihariko mu buryo bukomeye. Ni benshi, ari inshuti n'abavandimwe, abansengeye sinabona uko mbivuga. Hariho nigeze kugera mu madamu yarambwiye ngo yafataga imyenda yanjye bakayajyana kwa Apostle Paul Gitwaza, wakayisengera. Nukuri ndamushimira, uwo niwe mvuze. hari n'abandi groupe ya Bella, hariho ni benshi, abo nibuka nabo ntibuka. Hari n'abandi banjyanye Nyagatare, ni benshi, abo nzi nabo ntazi, abo bose barabikoze. Nukuri Imana ibaha umugisha. Reka nsoze, tuzakomeza. Ni kuri iyi channel yitwa Yesu Arakiza, niwe wankijije. 2015 ni umwaka ntazibagirwa, umwaka w'amateka ntazibagirwa. Imana yashize amateka muri nge. Nushaka kumenya amateka y'imirimo y'Imana, uzasura iyi televiziyo, nukuri uzahabonera byinshi, kandi nawe bizagutera nawe gutinyuka kubivuga. Nari nzi ko ndashobora kubivuga, ariko hamwe n'Imana yakomeje gusenga Imana. Ibi ngibi uyu murimo nawubonye 2020 mu kwezi kwa karindwi. Imana niko yambwiye nkora umurimo wivuga butumwa, utanga ubuhamya kuri iyi televiziyo. Mbona ari ibintu bigoye, ariko ndavuga ati nkomeza kubisengera Imana. Ntari sinzi no kuvuga, ariko buhoro ndabona bigenda biza. Nukuri Imana ibaha umugisha, kandi ndabizi kuko tuzabana. Nzababwira byinshi, mfite byinshi Imana yampaye, n'ubutunzi ku miryango yanyu, ku bana banyu. Imana ibaha umugisha. Reka nsoze nsenga nkuko natangiye nsenga, kugira ngo aya magambo mvuze nubwo ntayavuze neza, ariko neza hamwe n'Imana izabashoboza kandi muzayumva. Uwiteka Mana yacu gira neza. Asante kuko tugize ico tuvuga, kandi ico tuvuze kigira imbaraga. Twe turabivuga, ariko ni wowe ubikora. Rero tugirire neza, kandi buri muntu wese ubyumvise umushire mu izo mbaraga, akomeza byumve, kandi ibindi biri inyuma tuzabivuge kandi bigende neza.
urakoze nko kubyumvise, ni mu izina ryawe Yesu tubisabye twizeye, amen. Murakoze cyane.